umuhuza atabishoboye afite rero ariko ntacyo tugende pole pole uraza kumbaza noneho Yesu abaye umuhuza w'umuntu n'Imana kandi Bibiliya ikavuga ngo uwo nawe yari umuntu. Ukibaza ikibazo pastor, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ariko avuga muri Yesaya ngo uko mwibwira siko nibwira, ibitekerezo byanyu sibyo byanjye, inzira zanyu sizo nzira zanjye. Nk'uko ijuru riri hejuru y'isi ko ryitaruye isi, niko n'ibitekerezo byanjye n'inzira zanjye n'ubwenge bwanjye bihabanye n'ibyanyu, biri hejuru. Noneho ukibaza ikibazo, niba koko uyu muntu witwa Yesu yari umuntu koko, umuntu ashobora gute kuba umuhuza w'Imana iri hejuru y'umuntu, ari umuntu ruva mu bitekerezo bye biri hasi n'undi muntu? Sinzi icyo kintu kucyumva. Umuntu yaba umuhuza w'isumba byose n'undi muntu? Ibyo byo ntibishoboka, birumvikana. Bishatse kuba ngo uyu muntu rero yari afite kamere ebyiri. Yari umuntu, niyo mpamvu yari azi umuntu. Bibiliya ivuga ngo ntabwo yari akeneye kubwirwa iby'abantu, kuko ubwe yari azi ibiri mu mitima y'abantu. Ikindi kandi, haleluya, Bibiliya ikavuga ngo ntawuzi Imana uretse umwana. Nuvuga ngo arayizi kuko afite kamere yayo, afite ubwenge bwayo, afite imbaraga zayo. Rero uwo niwe yarakwiriye kuba umuhuza. Ikindi cya gatatu, yarazi ikibazo kiri hagati y'umuntu n'Imana, yarafite n'ubushobozi bwo kugikemura. Icyo kibazo rero yagikemuye ari umuntu, icyo kibazo cy'icyaha. Bibiliya ivuga ngo rero amaze gukuzaho ibyaha, amaze kubiciraho iteka mu mubiri we, atwunga n'Imana. Urumva rero uyu Yesu wo muri Bibiliya ni umuhuza, ariko uyu wo muri Korani ni ukuvuga ngo ni ukubabwira iby'Imana ubundi mukirwariza. Noneho reka François nawe agerageze kutubwira uburyo uyu nguyu wa Bibiliya yaba ari umuhuza w'Imana, cyangwa se amuvuge n'ikundi kuntu amuziho wenda. Sinjya kure y'aho Gadi yarageze. Gadi agerageje kumwinjiramo cyane, yerekana itandukaniro rye na Isa wo muri Korani. Baratandukanye koko, kandi nk'uko duhora tubivuga, rimwe na rimwe tugasanga n'abiyitirira izina rye nabo baramuvuga uko atari, bakamugereranya ku buryo ukurikiranye imvugo yabo n'ubuhamya bafite muri bo usanga bijya guhuza n'abo bamwita Isa bitewe n'imyizerere yabo. Ariko Yesu yarigaragaje ubwe nk'uko Gada bivuze, yakunze gusubiramo amagambo avuga ngo uhereye kera kose nta muntu n'umwe uzi Imana keretse uwavuye mu ijuru akaza mu isi, uwo ni uzi Imana kandi ni nawe waje kwimenyekanisha. Amina. Impamvu rero Yesu yavugaga atyo si ukuvuga ko Yesu nitumwita Imana bisa nk'aho dufite Imana ebyiri, ahubwo niwe uyu mubiri ni umubiri yiremeye mu nda ya Mariya, ariko umwuzuro w'ubuzima buri muri uwo mubiri ni Imana ubwayo. Ni nawe impamvu yitwa kamere y'Imana, niwe shusho y'Imana. Urumva rero hari umubiri ariko hari na kamere. Impamvu rero Yesu agaragara ari umukiranutsi kurusha abandi bose babayeho, nuko ubukiranutsi bwe atabuheshwa no kwizera nk'uko twe tubarwaho gukiranuka tubiheshejwe no kwizera, ahubwo muri we harimo kamere ikiranuka. Ni nayo mpamvu ubwo bumana bwari muri we bwaganjije ubushake bw'umubiri, bituma arinda apfa adakoze icyaha. No mu magambo ye nta gukiranirwa kwigeze kubamo. Asoza rero urugendo rwe
muri Luka 24 ku murongo wa 44 hari amagambo yunguje abigishwa be. Haravuga ngo maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose. Yesu arimo gukangura intekerezo z'abigishwa, nubwo babanye nawe bamubona nk'umuntu nk'uko nabo bagenda bamuhamya nyuma amaze kuzuka, ariko arashaka kubereka ko ibyanditswe byose byitwa ijambo ry'Imana abayuda bari bacigatiye mu maboko yabo, kari we. Arabwira ngo ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Abayuda bari bafite ibitabo 5 bya Mose, bakagira ibitabo bya Zaburi, bakaba bafite n'ibitabo by'ubuhanuzi. Isezerano rya kera ryose ryari ribitsemo iyo mizingo. Nyuma tubona izi ntumwa nazo zandika aya mavanjiri y'ubuhamya bw'imibereho ya Yesu mu isi, ariko nayo n'ubundi abarirwa mu isezerano rya kera, kuko Yesu yavutse mu isezerano rya kera. Yesu rero abanje kwitambuwa imbere y'abigishwa, arabwira ati niko byanditswe kuri njye, mu byanditswe byose niko njye mvugwamo, mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe no muri Zaburi. Muri Yohana tubona atangira kubwira abayuda hariya mu bice 5 umurongo wa 39, arabwira ati ibyo byanditswe murara musoma mukabyuka musoma, ninjye bivuga. Niba ari ubugingo mushaka rero nimwizere njye, hanyuma mubone ubugingo. Ati ubwo naje rero ibyo musoma nta kamaro bigifite, yego, ahubwo nimwizere njye kuko ibyo byavugaga yewe. Haleluya. None reka turebe rero Yesu amaze gupfa arazuka, wa mwuka aramanuka aza mu isi kugira ngo abe umufasha w'abantu. Petero amaze kuzura umwuka, amaze kunguka kumenya Imana abeshejwe n'umwuka wera, umva uko yavuze mu bice 2 umurongo wa 29. Aravuga ngo bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawudi, yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be, ngo abe ari we usubira ku ngoma ye. Kuri 31 ngo yavugaga ibyo kuza kwa Kristo, ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba, nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabura. Yumva? Ubu ni ubuhamya sasa. Yesu amaze gupfa, umwuka aramanutse, kandi wibuke ko umwuka yabwiye nako Yesu yabwiye intumwa ati umwuka naza nta wundi azabaje guhamya, ni njyewe. Kwikubitiro rero umwuka atangiye guhamya sasa, kandi nawe yifashishije ibyanditswe by'isezerano rya kera. Ati uko niko sogokuruza mukuru Dawudi, kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana itabesha, idashobora kubeshyira mu ndahiro yayo, yamusezeranyije umwe mu buzukuruza be, kari uzasubira ku ngoma we. Ati ubwo rero yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bikiri kure bitaraba. Mu bice 3 Petero aracyakomeza guhamya. Aha ni hamwe bari bamaze gukiza ikirema. Ku murongo wa 24 aravuga ngo kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho uko bahanuye bose ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Nabo baragaruka kuri rwa rupfu no kuzuka kwa Yesu. Mu gihe cyo gupfa kwa Stefano hari amagambo yabwiye abayuda kuri 51. Arabwira ngo yemwe abatagonda ijosi mwe, abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Kubera iki barwanya umwuka wera? Nuko badashaka kwemezanya n'imitima yabo ukuri k'umwuka wera. Uko basekuruza banyu bakoraga niko namwe mukora.
ninde mu bahanuzi ba sekuruza wanyu batarenganije, bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byaba, none namwe muramugambaniye muramwica. Uyu ni umwuka. Niko ibyanditswe hejuru bivuga ngo ntibabasha gutsinda umwuka n'ubwenge byakoreraga muri Stefano. Noneho dukomeje mu gice cya 13 mu byakozwe n'intumwa, ku murongo wa 26 na 27 haravuga ngo bene data, uyu ni Pawulo ari guhamya, bene data abana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe, kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose. Nicyo cyatumye basokuruza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa, kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha basaba Pilato kumwica. Urumva Pawulo icyo ashaka kwerekana hano nuko abo bitwa ngo ni abakozi b'Imana, abayuda bari mu idini rya gifarisayo, bahora bazingura imizingo yabo buri munsi basoma ubuhanuzi n'amategeko. Noneho Paul rero aravuga ngo kuko batamenye ubu ni nacyo gituma ibyo bahora basoma batabyumva. Iyo baza kubyumva rero ntibajyaga kumutanga mu maboko y'abapagani ngo bamwice. Umva rero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, kugira ngo tuze kumushakira mu buhanuzi turebe ko kuko bamuhanuraga niba ari nako Yesu yaje gusohoza umugambi we nk'umucunguzi. Igice cya mbere, Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 10 haravuga ngo abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Urumva Petero asubiye mu bahanuzi, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya, umva icyo abahanuzi bahamyaga, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, ariko kandi bakavuga n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyerekeye ahubwo ko ari twe babyerekewe. Mu by'ukuri uretse mugani wa Stefano, abo bantu bagonze amajosi bakaba baranze gukebwa mu mitima n'amatwi. Bibiliya iragaragaza neza Yesu ko ari we jambo ry'Imana, niwe buhanuzi bwose, niwe mategeko yose, niwe ibimenyetso byose byabaye mu isezerano rya kera. Aha rero tubanje kwifashisha isezerano rishya, kuza k'umwuka wera, ubuhamya yatanze, aragaragaza ko ari we abahanuzi bose bavugaga. Ndetse Petero aravuze ngo uhereye kuri Samweli, ubwo niho abahanuzi nyakuri, minisiteri y'ubuhanuzi itangira gukorera. Ariko uhereye no kuri Aburahamu bwe, umunsi hariya mu gice cya 22 ku murongo wa 8, ubwo yafataga umuhungu we Imana imugerageje kumutamba, uzi ko yavuze ngo umwana amubaje ati se ko ndeba inkwi n'icyuma hano, hanyuma umwana w'intama arava. Aburahamu akavuga ati Imana niyiri bwirongera igitambo. Aho Aburahamu yari ahanuye, kandi ni ukuri koko. None se si Imana yiboneye igitambo cyo gucungura umuntu? Hari umuntu washatse igitambo kugeza ubwo gicungura ubugingo bwe? Ni Imana. Ni Imana yiboneye igitambo. Ubwo rero ntarajya kuri kugira ngo mbanje kwerekana umwuka wera ubuhamya bwe, turaza gusubira mu isezerano rya kera turebe uko bamuvuga, noneho twinjire ndani ku gikorwa nyirizina icyatumaga abahanuzi bamuhamya, nawe akaza akihamya, turebe niba umwuka afite ubuhamya bw'ibyo bintu ko ukuri icyo yahamirizwaga cyasohoye. Oh haleluya. Ibintu biraryoshye. Ubu rero muvuga ubutumwa bwiza, muvuga ubutumwa bwiza, hari indi nkuru nziza ije. Inkuru nziza iragira iti ubuyobozi bwa radiyo
butwongeje iminota 30. amen Imana ishimwe kabisa. Ni nziza rwose. Rero tuzadutangira 3:00. Urumva ukuntu biraryoshye. Imana iha umugisha umuyobozi wa radio. Nuko niba umugisha bongerera pe. Ibi rero izo nyamvuga mu kwizera ko nawe ubuse kweri ibintu bidashe ibintu utakoreye uyu nguyu nawe utamusabira umugisha ubu Imana yamwe mu mugisha uko duhesha umugira ni Imana nyine nta n'uhabwa umugisha kubera ko bamubusabiye. Umuntu aheshwa umugisha nicyo yatanganye umutima we. umugisha n'ubundi ujya kuba ukwiriye cyane. nta wesha undi umugisha Imana niza abakwiriye umugisha wayo cyane. rero ariko nashaka gutanga kiriya cyanditswe kivuga ko Isa muri Korani yavukiye munsi y'igiti cy'umutende. Kiravuga kuko Gregwari nawe buriya mu mutima we arumva rero hari icyo yavuga kuri Yesu. Kiri muri sura ya 19 bita suratu Mariam, sura ya 19 umurongo wera ku murongo wa 23 haragira hati ibise bimujyana mu gihimba cy'umutende. Aravuga ati mbega ububabare bwanjye iyo mpfa mbere y'ibi nkaba ukwibagirwa kwibagiranye. Amuhamagarira munsi yacyo yitumbereza umunwa kuri mikoro. Ntugire agahinda rwose Nyagasani wawe yashyize munsi yawe umugezi. Unanyeganyeze wiyegereze igihimba cy'umutende ukumanurire itende zihishije. Ujye unanywe wishime rwose nugira uwo ubona mu bantu uvuga uti mu by'ukuri jye nagiriye nyirimpuhwe Naziri yo gusiba uyu munsi simvugisha umuntu. Amuzanira abantu be amuteruye baravuga bati yewe Mariyamu rwose wakoza amahano, yewe mushiki wa Haruni so ntiyari umuntu mubi na nyoko ntiyari indaya. Amutunga urutoki amwerekana baravuga bati twavugisha dute uruhinja rukiri mu kiriri. Aravuga ati mu by'ukuri jye ndi umugaragu wa Allah yampaye igitabo anangira umuhanuzi. Ni Yesu avuga akiri muto. Pana Yesu Isa ni Isa avuga akiri muto. Angira umugisha aho ndi hose, anantegeka gukora swalati no gutanga zakati igihe cyose nzaba nkiri muzima, no kumvira mama ntiyanangize umunyagitugu umunyabyaha. Amahoro nabe kuri jye umunsi navutseho, umunsi nzapfiraho, n'umunsi nzazurwa ndi muzima. Uwo ni Isa mwene Mariyamu, ijambo ry'ukuri ryo bashidikanyaho. Ese kumbi na nyina wa Isa yari mushiki wa Haruni? Ni Mariya nawe mukumwibazaho ni Mariya nyina wa Isa yari mushiki wa Haruni. Mushiki wa Haruni. Haruni mukuru wa Mose. Bega imyaka none Isa n'uwa kera mbere ya Yesu. Isa n'uwa kera cyane mbere ya Yesu. Urumva rero uyu aba Yesu babiri baratandukanye. Reka tubane twiyumviremo akantu ka publicité ubundi twikomereze n'ikiganiro cyacu. Ndumva ibintu bigiye gusobanuka neza. Kujya ntibigenze reka njye no ku rundi rubuga njyewe niba babyanditseho mani kuri kwivugisha muri iki gitondo biri nzi gusoma amakuru sha erega ngomba no kumenya uko hanze haramutse ariko iyo nagira Tigo ibi byose ntari kuzabimenya gute se mani Tigo niyo isigaye iguha amakuru wapi mani ahubwo nzinduka nkoresha interineti ibuntu ya Tigo nkasoma amakuru ku mbuga zitandukanye mwaramutse abaja amakuru WhatsApp mwarana nuko byifashe kuri Facebook yakoye we wasanga nabyo ruzi nabyo namenye wane ariko ubwo mbimenye nakongera kugotwa Tigo n'ubundi horana udushya kabisa n'abatabizi babimenye ubu nta gucikanwa kuko buri gitondo kuva saa 12 kugera saa 2 interineti ya Tigo ari ubuntu uwa mbere mu kumenya amakuru ashyushye ku isi ndetse no kwifuriza inshuti zawe zose umunsi mwiza. abasobanukiwe bamaze kumenya ko ibyiza bibarizwa muri Smart Design. Ubu noneho mwashyizwe igorora
yemwe abategura amarushanwa anyuranye ndetse n'abatanga ibikombe n'amashimwe, hehe no gusiragira imahanga mushaka ibikombe n'imidari. Smart Design yabazaniye imashini zibakorera awards muri design zinyuranye, bakanazandikaho ubutumwa mwifuza. Ibi bije byiyongera kuri serivisi z'akataraboneka nko kwandika ku matase, amakaro, ibirahuri, imipira, ingofero n'ibindi byinshi cyane. Kashe Express zimwe zidapfa kwiganwa, iminota 7 gusa irahagije ngo uyihabwe uyitahane. Ibihe by'impera z'umwaka biregereje, tangira utekereze ku mpano ugenera abawe, unyarukire muri Smart Design. Icyo twaragikemuye. Agashya rero kubifuza ibikoresho bya sublimation, bwa buryo bwo kwandika ku matase, amakaro n'ibindi bikoresho, mwita amafaranga yanyu mujya kubishaka mu mahanga. Smart Design yabibazaniye iranabibaranguza ku giciro gitoya. Nyarukira mu nyubako ya T2000 mu muryango wa 212B, utahana ibisubizo gusa. Koresha reservation uhamagaye kuri 0788884769 cyangwa 0789 usange byose biteguye. Abasobanutse basubirizwa muri Smart Design. The streets of that city, our heart will never break anymore. If I could count the tears that have fallen, it would seem like an ocean to me. If my heart were a window you could look through, oh, the pain and scars you would see. Ariko se ubundi ko ibiryoshye nyine ari byinshi, ubundi twashimye Imana ku by'ibiterane twari tumazemo iminsi. Igiterane twatangiye kwa gatanu, kwa gatandatu tukagisoza ejo ku cyumweru, nta byiza twabonyemo ku buryo twashima Imana. Birahari. Gregwa, warabibonye wowe? Warabibonye. Ni iki washimira mu Imana muri biriya bintu zabaye? Urakoze pasiteri. Cyane cyane kwa gatandatu ko wari uhari. Nejo ku cyumweru. Nejo ku cyumweru wari uhari. Icyo twashima Imana ni ibyo twashima Imana ni byinshi ku by'igiterane cyabaye. Yego. Burya Imana ifite impamvu y'ikintu. Nubwo wenda twebwe abantu twabona ko nta kigaragara, ariko ku Mana kiba cyagaragaye. Yego. Icyo nshimira Imana rero kwa gatandatu, abantu bumvishije Yesu nyine, ngira ngo nawe barabibonye ko abantu baje bakaza babamaga bati banezerewe bati barwaniraga kudukura mu ntoki. Urabibonye banezerewe, baje bashaka kwegera Yesu nyine kugira ngo bumve Yesu mwababwira ngo ari ibyiza ukweri. Nanjye nubwo ejo imvura yaturogoye, ariko abantu wabonaga ko n'imvura ihise gakeya, none se bazaga bavuga murabira byarangiye se, ubu nta kundi biragarukiye ko birangije kare. Urumva ko abantu bari bakiryohewe nyine gukomeza kumva Yesu. Kubw'ibyo rero turabishimira Imana, aho iya mbuto yagiye mu mitima y'abantu, umwuka akomeze ayuhire kugira ngo ikure nyine. Ubundi Imana niyo nyiri umurimo, kandi ufite ibyiringiro bizima. Urabona ikintu cyanejeje cyane giye muri biriya, ni uburyo nabonye abantu babohotse. Hari urubyiruko hari, kandi muri ya Gregoire ntubona ko dushaje twebwe. Nta kintu cyiza nko kubona urubyiruko rwitabira ibintu by'Imana. Kuko urubyiruko buriya iyo uruyobeje gatoya, burya uba wangije ibintu byinshi cyane. Ariko iyo ufashije urubyiruko nanone, burya uba wubatse ikintu gikomeye cyane. Rero nabonye urubyiruko tunasoza kwa gatandatu tubona batari kubyara bigeze aryo kinone, kumva ko bari bakeneye kumva gusobanukirwa, barumva uru ruhande bakumva urunguru, bashyira mu gaciro bakabaza twari tugiye gusobanukirwa. Ariko amasaha nayo nuko Francois nawe wari uhari, ariko Yesu nyine kwa gatandatu
nta kintu wumvise. kuwa gatandatu byari biryoshye. byatangiye gusobanuka. abantu bumvise ubutumwa kabisa, bagaragaza n'uruhande rubanyuze, aho bumvise ukuri aba aribo berekeza. nta bintu bya fanatisme mu kinyarwanda n'icyarya buriya ubufana. ni ubufana, ariko abanyarwanda icyo kintu baracyumva. ubufana nta bufana n'ijambo ry'Imana. Erega ijambo ry'Imana ubundi nta n'igice kindi nyine waryerekezamo, ni iry'Imana nyine, ariko iry'abantu ni iry'abantu. ariko uzi abantu iyo bavuga ibyabo ubuhanga bwabo n'uburyoza n'iki z'abantu, ariko niba ari iby'Imana nanone nimushaka mubintyoza, nimushaka muvugishe iki, iby'Imana ni iby'Imana. turi kuri Yesu rero, turi kuri Yesu. sinzi umuririmbyi wo muri Tanzania wajyaga aririmba, ariko mana yanjye nanone iki kintu Imana ikidufashemo kabisa. buriya mfite abaririmbyi babiri bambabaje, ariko hakaba hari n'undi nkunda cyane nawe wo muri iki gihugu, ariko ngirira impungenge Imana yanjye nawe yazangirika we. hari abaririmbyi, umwe ni uwo muri Tanzania, undi ni uw'i Bugande, n'undi ni uw'aha ngaha nakunze kabisa, ariko East African. aba baririmbyi narabakunze, ariko bigeze aho ngaho mana wanjye we. umwe ni umugabo, yari umuririmbyi, yaririmbaga indirimbo z'igiswahili ariko zirimo ubutumwa munishi. wamumenye uriya mugabo naramukundaga. bukeye aba bishop, abaye bishop ibintu biba birapfuye, fini ubwo biba byapfuye bipfiraho. undi rero nawe ni umudamu hano i Kampala, mana yanjye, mudamu hano i Kampala nawe uririmba neza, waririmba gukumva nuko wabimenye. ariko se Yesu bera nanjye ubu nawe yabaye pasiteri, yabaye musumba, umuntu atari bishop ubu ngubu sinzi, kandi arabona ni mana yanjye. okay, hari undi rero nawe uje, ariko impungenge n'abari mana yanjye none zazageraho nabyo biri. Imana niza abayo nta kundi. reka nivugire Yesu rero nk'uko abenshi bamuvuga, ariko kandi hari umuvuga mu buryo nyabwo ukumva nawe uraryohewe kabisa aho uri. Yesu bakamuvuga ukumva aho uri kudunda. kudunda aho uri kudunda mu kinyarwanda urasa n'usimbagurika muri wowe kubera umunezero. uri kumva bavuga Yesu. noneho wabihuza rero n'icyo yaba yarakoze mu buzima bwawe, kuko ngewe Yesu ntabwo njya mutandukanya n'ubuzima. kuko hari Yesu wo ku bwonko, hari Yesu wo mu magambo, ariko hakaba na Yesu wo mu buzima. wundi Pawulo avuga ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Yesu no umuntu akamuvuga neza, akamuvuga uko ari, nk'uko ijambo ry'Imana nyine rimuvuga. noneho wamugereranya n'ukuntu wamwumvise, ubwiza bwo kumva kuryoha aryoshye mu buzima bwawe. ugasanga ni amata abyaye amavuta. amina. okay, nimukomeze rero mwivugire Yesu, maze abaduteze amatwi mu kanya nabo tubahe umurongo, batubwire nabo icyo babyumva. nijye nari ntaye kuvuga jewe Yesu uvuga iryo jambo ukunda kurikoresha, Yesu Kristo muri wowe. ntabwo rero turashaka kuvuga Yesu twumvanye abandi, nta n'uwo twasomye mu bitabo, turashaka kuvuga Yesu uri muri twebwe. Yesu rero njyewe, mbese hari igihe wigeze kuvuga ibintu ngo kuri njye yarandyoheye, yambereye byose. muri rusange nkimara kumumenya njyewe, uko umutima wanjye wamwumvishije, ijambo ryanejeje rya mbere nuko numvishe ko muri we mpawe ubushobozi bwo kubabarirwa ibyaha byanjye. ibyo byamaye umunezero ntakubwira uko, sinzi uko nawuvuga.
niba nawugereranya na bya bindi abantu bavuga ngo ni amaburusheti, kwa kundi abantu bavuga ngo mbese sinabisobanura, gusa numvishije mpawe umunezero kandi numva mpawe ikindi kintu. Urabizi umunyarwanda niwe wavuze ngo kubura umubyeyi mbese ukumva mbese ukamera nk'umuntu udafite umubyeyi ukumva ko hari ikibazo, ariko njye nyimara kwakira Yesu kumwumva n'uburyohe bwe numvishe, nubwo naba ntafite ababyeyi numvishe andutiye ababyeyi. Ibyo ngewe numva ababyeyi bagombye kuma babimpa batabimpa, ariko ndamufite ni data wa twese. Ibyo byaranejeje cyane. Noneho rero natinze cyangwa ntizimye mu magambo, uyu Yesu tuvuga ubu iyo ari muri twebwe imbere, nicyo cyagiye gituma bigishwa hari abemeye gupfa kubwe, kuko ntabwo uri kuvuga Yesu utari muri wowe, ntabwo wakwemera gupfa kubwe. ariko Gregwa ukivuga aho ngaho uzi ko hari umuntu kandi umupastori, ndababwiza ukuri imbere y'Imana, umuntu w'umupastori mugenzi wanjye duhuriye mu nzira wangiriye inama yo kubireka ibi bintu, ariko ibyo bintu wabiretse kuzabizira. Yumva ni ukuri sinari jyenyine, hari undi mukozi w'Imana nawe twari turi kumwe. Uvuze ngo iki? Bivemo, bireke, naho ubundi urabizira. Mbireke mbireke nkora iki? Iyo byashobokeraga kubireka, ariko ntibishoboka, ko ari byo bingize se ndabireka. Urumva mu gihe abandi bo bari kuvuga Yesu nk'uko watubwiye, bose baravuga Yesu, ariko byagera aho ngaho ku rupfu ati wambabariye ibi bintu ukabivamo ko byakwe. Ariko uribuka Petero igihe umuhanuzi yahanuraga afashe umushumi wiwe akavuga ati nyiri uyu mushumi Pawulo, nyiri uyu mushumi arawibohera ku maguru, avuga ati nyiri umushumi niko bazamugira ageze Yerusalemu. Pawulo avuga ati ibyo byo kumboha gusa, jye niteguye no gufata. Uri kubyumva? Ubwo rero uwo ni Yesu uri muri twe n'imbere, apana wo mu kanwa, apana wo mu bwenge. Ikibazo rero n'aba bantu bavuga Yesu wo w'inyuma, hari igihe kizagera n'amashitani ababaza atari ko Yesu tumuzi, uyu Yesu mwebwe muvuga ni wayeye nuwaye. Hari igihe kizagera, kuko ntabwo ibi byo kuvuga Yesu ku munwa gusa, hari igihe kizagera n'abashitani ababazi karyoza nibakomeze bamuvuge ni iturufirya nyine, ariko umunsi umwe mbese bamukoreshe nk'ituru, ariko amaherezo n'abadayimoni bazababaza tu uwo Yesu ni ubuhe ko twe tumuzi, uyu muvuga ni waye. Abo kazi urakumvise nakubwenge. Baramuvuga ariko mugani abadayimoni bazababaza umunsi w'imperuka ati ngaho ntimureba ko mwavugaga atari ukuri. Ariko nibyo kuko Yesu w'amagambo, Yesu ubundi dukunda kugaruka kuri aba bitwa bene data bahora mu byumba by'amasengesho, bafite amatorero, ariko ugasanga Bibiliya yose uko bayisoma barakuramo ikintu bita umugisha, barakuramo ikintu bita ubutabazi runaka, ntabwo babonamo Yesu. bagakuramo n'amasezerano ubuhanuzi, ariko kugira ngo bazarebe amaso mu byanditswe babone Yesu, ibyo ni impumyi zigenda zikabakaba. Yesu ntibamubona, ntabwo bamubonamo nk'ubwije ukuri. mu byanditswe babona Yesu wundi. Yesu utanga ibintu byo hano ku niwe babona. Ubuhanuzi bwose bwa Yesaya basomye bo babonamo amasezerano. Basoma Danieli bakamubonamo ngo imbaraga z'amasengesho, ngo yarasenze ngo iminsi ngo 21 ngo atarya ngo igisubizo kiraza ngo tugiye gusenga. Ubwo iryo rikaba rihishurirwa ho kugira ngo bamenye ikibitsemo ngo babonemo Yesu. Reka da
mu mategeko bayakunda kubi ariko ntibabonamo Yesu. Ibitambo bahora babwira abantu nimuzane ibitambo Imana igira icyo ikora ariko ntibarakabonamo Yesu. Kibaza aba bantu umugani uyu Yesu n'ubundi kabisa. Ariko no mu mitima yabo kugira ngo bafite ibyiringiro. Pastor Nkundi cyanditswe Petero yakoresheje hano. Petero wa kabiri urwandiko rwe rwa kabiri. Igice cya kangahe umurongo nyibukije rwose igice cya kangahe umurongo rero ku murongo wa gatatu. Petero wa kabiri igice ni icya mbere. yego kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. amen. Noneho izi mbaraga zizana ubugingo bw'Imana muri twe kandi bwose nagiye guseka ntarabyumva neza zari zibitse muri Yesu burya. Ni ukuvuga umwakire rero agabanya ibintu byose bituma umuntu agira ubugingo bwuzuye bw'Imana. Ariko cunga aba bakozi b'Imana sasa bari hano hanze. Yesu wundi we baracyamusaba gusubira ku musaraba ngo apfe, kandi amaraso ye ntiyavuye rimwe ahubwo ngo ni ikidendezi kibitse ahantu kiri aho gihora gitonyanga amaraso, noneho ko bacumuye bakadubikamo bakavamo ayo maraso bacumura kandi bakajyamo. Ayo maraso rero ahwanye na ya yandi umwanditsi w'Abaheburayo yavuze mu bice 10 umurongo wa 4 ngo rega ntibishoboka ko amaraso y'ihene n'intama n'amapfizi akuraho. None urumva ari aya Yesu? Oye, adakuraho urumva afite ubushobozi nk'ubw'amaraso y'intama. bigusaba kwiyeza buri munsi. Twebwe rero tuvuga Yesu warangije ibibazo. Ikibazo cy'icyaha ntikikiba mu bwenge bw'Imana, ariko uzi yuko byararangiye. Franso uzi yuko uzi ko umpaye urugero rufatika. Uzi yuko buriya niba amaraso ya Yesu ameze nk'ikidendezi umuntu ajya yirohamo iyo yacumuye kugira ngo yezwe amweze, noneho yasohoka yakongera gucumura akijabikamo. Uzi yuko muri ubu buzima bwacu bufatika dushobora kuvuga yuko ikibazo cy'icyaha kimeze nk'ikibazo cya sida. Buriya nuko ngo mu mwuka icyaha ntabwo cyabonewe igisubizo kirambye. Nuko ngo amaraso ya Yesu ntabwo akuraho mu kuri, ntabwo akuraho ahubwo arakalma icyaha ku bandi, ariko ku bantu bose cyangwa kuri bamwe bavuga gutya, kuri bamwe kandi nibo benshi. Urumva icyaha niko kivuga ngo mu kuri bavugishije ukuri icyaha ntabwo cyabonewe umuti. Na ririya jambo Yesu yavuze ngo byose birarangiye yarabeshye. Kuko niba umuntu acumura akajya akiyeza, si ukuvuga ngo araboneye muri ako kanya cyane, niyongeye kandi agacumura arabahindanye, arabapfuye, yongeye kandi kujya kugira gute kwiyeza. Ni ukuvuga ngo mu kuri nta kibazo cy'icyaha gihari, ahubwo hari kalma y'icyaha. Ni nka sida rero, niyo mpamvu rero ni nka sida. Sida ntabwo irabonerwa umuti ka paracetamol, ariko hari imiti igabanya ubukana, ariko ikibazo kirahari. Uretse kuyinywa iyo miti iraguhitana. Rero n'icyaha rero ntabwo cyahongerewe, ntibyarangiye, ahubwo hari ikidendezi cy'amaraso ya Yesu kiri hariya kuri bamwe. Noneho iyo wacumuye ukajya ukijabikamo, ariko siko Bibiliya bihamya ibyo bintu, siko Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo mu Baroma, ngira ngo nako ni mu Baheburayo igice cya 9. Dutarajyaho wigeze kuvuga ijambo buhashaka, wigeze kuvuga ijambo ko Yesu yavuze ngo yazanywe no gukora byose ashaka. Uwo ni Yesu bihamije.
nyamara ubwo abivuga atyo ntarabirangiza ntarabikora ariko agaragaje ko ariyo ntego yo kuza kwe. noneho muri Yesaya 55 uhereye ku murongo wa mbere, Imana ibwira abantu iti yemwe abafite inyota ntimuze ku mazi munywe. Iramanuka noneho igeze ku murongo wa 11 aravuga ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rimeze, ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka. ako kajambo ibyo nshaka, Yesu ati nazanywe no gusohoza ibyo data ashaka. yaho naho ukomeza noneho hasi yaho rero rizashobora muri ryo rifitemo ubushobozi bwo gukora icyo ryatumwe. icyo nahitumye. noneho yaho sasa bashaka kutubwira mu Baheburayo igice cya 9 duhere ku murongo wa 11 tugeze 12, cyangwa reka duhere ku murongo wa 10 noneho turebere aho ngaho ku Baheburayo igice cya 10 uhere ku murongo wa 5 noneho ugeze ku wa 15. haragira ati kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza by'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika k'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjije rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. amen. amina. gucungurwa kw'iteka. aro twari turi kumwe iryo jambo gadavuze gucungurwa kw'iteka. uyu munsi naganiriye n'abantu twaziye turi kudisikita ibi bintu, ntabwo ni ukuri pasi, ntabwo ari ijambo ryumvikana. gucungurwa kw'iteka wapi, ntabwo abantu babyumva. ariko ubundi gadi kweri kabisa n'abaturenganya ngo dufite imyizere niba ari Calvinisme, niko ubu ngubu kweri hari amarenga. uwacunguwe ahubwo pasa twibaze gucungurwa bisobanura iki? nicyo bagira nyine ngo tuvuge. ubu ngubu kuza nkagukura mu mwanya wawe nkawujyamo, ni ukuvuga ngo aho icyo wari kuzira njyewe ngiye kukizira, cyangwa icyo wariye ngiye kukishyura, ndagucunguye. ibyo ntibyumvikana, ni ibintu by'umunyarwanda ntabyumva ibi bintu. gucungura umuntu no mu bantu bakora mu za banki bazi ikintu bita rasha. ni ukuvuga ngo Gregoire afitiye Beka umwenda, yego, noneho koje banki kavuga iti reka twebwe nka koje banki tukwishyurira uwo mwenda, noneho uhita uba umukiriya wacu. ni ukuvuga ngo wowe ayo mafaranga ntituzayishyura. icyo nicyo bitarasha ko baragucunguye. uvuga ngo Beka nta kindi izakubaza, ibyo yanakubaza byose ku bijyanye n'uwo mwenda wawe izawubaza koje banki. rero niyo tuvuga ngo Yesu yaraducunguye, rero ni ukuvuga ngo yaratwishyuriye, aratugura, tuba abe. kugeza aho ngaho wenda bashobora kuba babyumva, kugeza aho bashobora kuba babyumva gucungurwa icyo ari cyo. gucungura umuntu ni ukumutangira ikiguzi, sibyo? noneho rero twongereho ka kajambo abantu bashaka kumva, amaze kutubonera cyangwa kuturongera gucungurwa kw'iteka. ariko reka turyuzurishire ijambo kugira ngo abababara barusheho kubabara n'abishima barusheho kwishima. rero turebera aho ngaho ku gice cya 10 Abaheburayo, uhere ku murongo wa 5 ugeze kuri 15. haravuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse,
ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Hera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Yego, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. Kandi umutambyi bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Yego. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Yego. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Amen. Umva, komeza. Kandi n'umwuka wera niwe mugabo kuduhamiriza ibyo. ngo gwiki N'umwuka wera. Mwuka ngo kandi n'umwuka wera. Umva, ngo abezwa yabatunganyishije rwose igitambo kimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose, kugira ngo abasomyi batumva yuko ari ibitekerezo bye. N'umwuka rero ahita abishimangiza iki ijambo umwuka wera ry'umwuka 15. kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo. Amaze kuvuga ati iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Yego. Hanyuma y'iyo minsi niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo. Yego. kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati uwo ni umwuka, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ibi se wagize ngo barabyemera? Ubwo n'ubuhamya n'ubuhamya. Urumva, umuntu arahamije avuga ko igikorwa cya Yesu yagikoze rimwe kugira ngo be bihagije iteka ngo abezwa, nguko gushaka kw'Imana ngo niko kwatumye twezwa, tubitewe nuko umubiri wa Yesu wagize gute watambwe rimwe kugira ngo be bihagije iteka. Urumva, nuko ngo twarejejwe rimwe ngo be bihagije iteka ryose. Abezwa amsori, abiyeza amsori. noneho Gadi yaravuze ngo umuntu arahamije. Ariko reka munyomozi. Wandetse nkarangiza. Noneho umuntu iyo nshatse kuvuga umuntu niwo tureba, ariko mukuri ni umwuka. Umuntu arahamije yuko igikorwa Yesu ni umuhamya ugaragara, ahamije ko igikorwa cya Yesu yagikoze rimwe, kiratweza rimwe. Urumva, aka kantu mukumve neza. Avuze ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa. Impamvu nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe kugira ngo be bihagije iteka. Ngo natwe twejejwe rimwe ngo be bihagije iteka kubw'icyo gitambo cyatambwe rimwe. Mwebwe bandi, twebwe abizeye Kristo Yesu, abana b'Imana. Wumva? Icya kabiri sasa, umva icya kabiri. Iyo yavuga ngo abezwa yabatunganyishije rimwe, uvuga ngo hariho kwezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe. Nukuvuga ngo abo iyo rwose irashaka kwerekana ko byamazeho, byararangiye. Nukuvuga ngo icya mbere Bibiliya yatwise ngo yavuze ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa. Ikindi cya kabiri ngo dutungane, kandi dutunganishijwe n'igitambo kimwe. Kandi icyo gitambo ngo ni icy'ibyaha kandi cyiteka. Noneho kugira ngo abavaneho kwibaza yuko ari umuntu babona bamenyereye uvuze, ahita yongera avuga ngo n'umwuka wera sasa.
niwe mugabo niwe mugabo wo kubihana wenda njyewe mbivuze mushobora kuvuga ngo ye baba ngo nayangara niyo mpamvu navuze natangiye ngo umuntu niwe yatangiye kwemera uranyumva noneho François kugira ngo rero mwumve yuko giye gusa ubundi ndi umugabo wo guhamya ariko ubundi ibi nibivuye ku mwuka wera kuko nawe arabishimangiye. Erega dore pastor dore ahantu ibintu byapfiriye ubwije ukuri ko abantu kubera kudasoma ibyanditswe bashaka kumenya ahubwo bagasomesha ibyanditswe irari ryabo aho babivugisha cyane pastor yavuga ngo ushaka iki mu mategeko uzi ko Imana yabwiye Mose ngo umuntu naramuka akoze icyaha cyo kumwicisha cya kindi gituma ava mu isezerano hakaboneka umushinja kugira ngo azire icyo cyaha abagabo 2 cyangwa 3 ibyo bavuga bizemerwa. Noneho Yesu hari ahantu yavuze akantu abayuda baramwurira avuze ngo ninjye mucyo w'isi. Reka wumve ku 8 Yohana 12. Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Abafarisayo baramubwira bati cyoye ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri. Yesu arabasubiza ati nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby'ukuri kuko nzaho naturutse naho njya, ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Muca urubanza nk'abantu ariko njyeweho nta n'umwe nciraho urubanza, ariko naho naca urubanza urwo naca ruba ari urw'ukuri kuko atari njye njyenyine, ntari njyenyine ahubwo ndi kumwe na data wantumye. 17. Kandi no mu umva ahantu abashubisha kugira ngo bumve impamvu y'ayo mategeko ko atari abahamya b'abantu bari bagenderewe ahubwo hari icyari gihishwemo. Kandi no mu mategeko yanyu handitswe ngo ibyo abantu 2 bahamya ni iby'ukuri. 18. Ndihamya ubwanjye na data wantumye nawe arampamya. Urumva? Noneho mvuga ko Yohana rero aza kubirangiza hano mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 5 umurongo w'9 aravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta. Urumva Yohana nawe asubiye mu mategeko. Niba mu mategeko hasabwa abantu 2 cyangwa 3 ngo ushinjwa azira icyaha yakoze, noneho iby'Imana ihamya birabiruta. Kubera iki? Kuko iby'Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije umwana wayo. Urumva? Yahamije iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma. Urumva rero Imana niyo nyakuri. Ihamije ko ubugingo n'ikibazo cy'icyaha kizakemurirwa mu rupfu rwe. Noneho abantu sasa uyu munsi bo bararwanya iby'Imana ihamya, n'umwuka akaba umugabo wa gatatu. Ni ukuvuga Imana ihamije umwana, umwana aje yihamya ariko anahamya byose yamuhamijeho. Umwuka nawe aje ahamya iby'Imana n'umwana bahamije. Uyu muntu azarokoka iteka ate? Uyu muntu azacirwa uruhe rubanza? Gute? Hari ibyo umwanditsi w'Abaheburayo hariya mu bice ni igice cya 10 umurongo wa 26 aravuga ati ko umuntu iyo yashinjwaga n'abagabo 2 cyangwa 3 yapfaga urupfu rubi, none uhakana iby'Imana ihamya uyu muntu azacirwa irihe teka? Yego, numva rero turabisubiramo tubishimangire ibyanditswe si twe twabyanditse. Imana yarangije ikibazo cy'icyaha. Urumva François ntabwo uciye mu ijambo nibyo nabwo uyu munsi iki pastor iri jambo ryo kumenya ko Yesu yaducunguye. Nubwo turi kuvuga uko turi kumva ari ibintu byoroshye, ariko ku bantu hano hanze ni ijambo rikomeye kugira ngo abantu baryumve. Siyo mpamvu se nyine tugerageza gutandukanya Yesu wundi uvugwa hanze aha na Yesu wa Bibiliya. Ko njyewe hari umuntu twaganiye ndamubwira ni nk'ubu koko uvuga ujya mu rusengero umaze iminsi ujya mu rusengero kuva muri 80 na kangahe ni wakijwe uvuga kukijwe, ariko ndabaza nk'ubu
impanda ivuze cyangwa se nk'ubu ikibombe kikatwituraho nonaha ubu ufite ibyiringiro ko wajya ngwe bana ngo icyo ngicyo ni ikindi ngo icyo ni ikindi nabwo rero icyo ngicyo icyo uvuze icyo ugomba kumenya urumva icyo ugomba kumenya ngaho ibibazo uyu muhuze n'ibyo Yohana avuze ufite uwo mwana afite uko guhamya muri we none uramubaza utese ntagira ikiba cyangwa se impanda yaza ati reka ati oya ati aho ngaho ati Imana niyibizi urumva na Yesu muri we afite kuko nahise mubwira niba koko ufite Yesu muri wowe apana ku magambo cyangwa wumvanye abandi wagombye kumva ko n'urupfu rugutunguye wagwigira iwanyu kwaso kuko ko ariyo nzira ngo ariko ngo icyo kintu ngo nicyo nshaka kumenya ndavuga okay icyo nicyo abantu bakwiriye kumenya rero muri iki gihe ushaka wazamenya kibi nawe atabishaka noneho rero ngiye kwakira abantu kuri telefone umurongo ni 3010 3010 ngwino ugira icyo uvuga nawe cyangwa se ubaze cyangwa se ugira icyo uvuga hanyuma dusangire ijambo dukomeza nyine tuganira mu gihe dutegereje umuntu wa telefona kuko hari wigeze gutelefona asanga hari ukivuga tuba tumuretse ariko nagaruke avuga icya kindi yifuzaga kuvuga umurongo urakinguye ni 3010 iyi ni radio 10 ivugira ku murongo wa 46 87 n'ibice bitandatu 87 n'ibice bitandatu radio ni 10 cyangwa se ten radio Petero wa mbere ibice bibiri ku murongo wa 24 Petero yaravuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka uwo Yesu Kristo tuvuga niwe tuvuga uw'abahanuzi bose bazize bahanura ibyo kuza kwe ubwe yikoreye ntabwo ari twe twamwikoreje niwe ubwe yabyikoreye ngo abizamukana ku giti arabipfira kugira ngo dupfe ku byaha tubeho ku gukiranuka none yishyizeho ibyaha byose nta n'intete y'icyaha yasize bazwi rwose igiti Adamu yateye reka maze niyakirira umuntu halo yewe wapi uyu nguyu sinzi ikibazo kirimo komereza ufara narimvuze ntigita Adamu yateye Adamu wa mbere Adamu wa nyuma yaje kukirandurana n'imizi apana gutema amashami apana gutema amashami ngo asigaze imizi ikuzimu oya yarimburanye igiti n'imizi yacyo uko ni ukuri kw'Imana niba Imana ivuze ngo mu rwa kabiri rw'Abikorinto 5 ku murongo wa 18 n'9 so havuga ngo muri we nimo yingiye n'abantu ntiyabikitubaraho Imana Kristo Yesu yiyunga n'abari mu isi ntiyabikitubaraho ibicumuro byacu none irabitubaraho biriho reka numva uyu muntu bire neza inzira ndimo ndagenda arimo ndabumva kuri radiyo rwose ni mu modoka yego ariko hari ibintu bimwe muvuga sinzi no kubisobanukirwa neza ndashaka kureka kunoza yuko nta cyaha kiri ku isi cyangwa icyaha yaducunga bibazo murashaka ntabwo nimba kubisobanukirwa neza ndashaka kugira ngo wowe turashaka wizera Yesu wowe uramwizera cyane rwose umwizera mwiki ari umucunguzi wanjye yagucunguye iki yagucunguye ibyaha amaze kubyemera umaze kubyemera aragucungura kugeza ryari kugeza n'uyu munota n'undi mu modoka nimba mutavuga ku gisenyi Kigali naho ejo n'ejo bundi nabwo kugeza igihe nzahakanira ibyaha byanjye igicumuro kwanjye kuba guhagarira aho ngaho
kugeza igihe azahakana izabihakana kuba ukigendera hanyuma nkatangira gukora ibyaha mu nzira n'ibyo mbona mu nzira ni mu modoka abasambanyi mu nzira bari ku muhanda abicanyi bari ku muhanda abajura bari ku muhanda nibyo byose nibyo byaha nose wumvise amagambo utagusome mu bahurawe unsobanure neza niba ariko se mwamwumvise neza twamwumvise urumva uyu aracyari mu rekeraho amasaha yadushiranye we reka imana bagire neza bakundwa twari kumwe tuzakomeza ubutaha ni ukuri bye 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 The streets of that city, our heart will never break anymore. If I could count the tears that have fallen, it would seem like an ocean to me. If my heart were a window you could look through, oh, the pain and scars you would see. If we'll never stay in the streets of that city, glory forget all my mansion door. Teardrops aren't welcome beyond the gates of glory.